wavuye iwacu hano hose utega moto uzu ufite igihe kujya kuza kuyituranga mbabarira umubwiza ukuri ibaze kugira ngo abantu dore mu gitondo tutariye abakene ndakwiyamye mbabarira ndi kurya nari ndaba ndi kurya iki nyine ibaze ko ibaze wambwira twaje turi kwihuta tugeze ahanga cyakora ngo batujijishije ji turi abantu b'abana bo kujijisha ji mu kanya ntabwo mvuye gusohoka niwe nawe wayinyweye yanjye se wayimenye nayimenye he ngombwa ngo mvuge ko namenye kuri tapi y'abandi ji wagicucu ntabwo mvuze ariko mvuze ko wayimenye ntabyo mvuze ubundi waceceka bagatangira ibyo baratangira ufite amagambo recordinga twarikodinze already ibyo tuvuze biri setaho ibyo bintu mbivuze nibwo wambona bari kwakitinga pe kandi bahita banavuga filime yabo bamaze kwakitinga kugira ngo tubone gukomerezamo yagizaze imbere niba uravuga mugenda murebe filime yitwa Amaraso Ashyushye iri guca kuri Karimonda film ukore subscribe unkunde mana we igeze kuri ariko ngindi kwibaza gute hatiri umuntu kugukunda vuga ati mudushyigikire mwigeze no ku bandi ariko niba uri mubi n'umuntu atagukunda urajya kumuhatiramo ariko bikundishaho mu mukunde namwe ariko yata n'undi baragukunda urumva ntabwo ugomba kwibutsa ko bagukunda ngiye kugenzura neza muzi ko tutaratangira ikiganiro abakunzi banjye mukunde filime yanjye nkuko musanzwe mubinyereka ngende filime nyina sawa ariko ujya kubwira umuntu ngo ndakwinginze ngo nkunda mana naribi ngiye kugenzura neza niba uri ku rwego rwo kunkinira mu bintu nanga mwirukana ko ntabwo wambwira ngo boss aravuga ikintu nase ntabwo ndi boss wawe nibura niba ndi boss tumwite daddy bera bintu bya daddy nawe ushobora no gutangira kubagaburira mutakoze ega nitwa ndi Noah nitwa Noah kwitwa Zakari nese ari yona n'ifi ninde wamizu niki cyamize iki uyu niwe Noah ra ninje Noah yona niwe rega wamiranye n'ifi uyu ni Zakayo Tujye kwasuza abakunzi ba KJ Hot Podcast uyu munsi nakiriye abakomediye ba mbere mu Rwanda. Abakomediye ntago ndi bukora ikiganiro mfunze umunwa ni KJ Kigali. Kigali. Urabizi? Kigali G K Kigali G Geston Rinda. Bakunzi ba KJ Hot Podcast murabizi uyu munsi no kubasuhuza ndumva atari ngombwa ko ndi n'abakomediye badanje urumva ndi kumwe na Tsuki na Kayobe podcast gutema hot ni hotcast ni ugushuha hot ni ikintu gishuha cast ni ugukata ubwo ni channel irimo ibintu bikase bishushe hotcast sikuvuze Hotcast, KJ Hotcast. KJ Hot Podcast. Poti, agapota agakingire poti. None nawe numva abantu bakuvanga agapoti. Nusira poti irimo hagati niyi KJ Hot Podcast. None n'ubwo kugira n'uburaya ngo bugirire iwanyu byo burabyigisha. Nako turabashitsi kanze barkwakire. Nta kintu kirimo n'abashyitsi babarimo. Okay. Ndashaka kuvuga ni wongera kubona mvuze ukabona ari ikintu nkuye mu kanwa kandi ndagivuze mvuze ikintu nagakwiye kuvuga batambaje nanga ngo gishire ku murongo nyinti ikigogi ndavuga ijambo ryo bambaje ryo bambanye ku murongo abari ryo mvuga nshira ku murongo ibyo mutambaje ndaguma ndaceceka icyo mutambaje ndagiceceka burundu icyo murambaza nicyo ndasubiza tudashirira hasi mukareka buri byo uvuga ndashaka kuvuga ko iki kiganiro muzakirebesha amenyo kandi umuntu ashobora gutogota neza n'akajaga nashiriye wongera ubone mvuge nizina sura kureba nukuri kw'Imana nubona mvuze utamaye ijambo unyita ikigoryo umva ko atari uri kuboroga ubwo wowe urukunze waziba ariko ucecetse bakaduha ijambo nk'umushitsi nta waba umuntu sawa tubeho umunota gumwe tumara umunota utubarire urebe umuntu uramara iminota ingari seri atavuze zibanye no sikuvuze ari guseka ubusa aseka neza ariko ari kugusa seka neza ariko useka ibintu biri seri no se bari guseka
uri guseka ko Kagarara bamuhaye imodoka si basi tuvuge ngo nibyo uri guseka. Uri guseka siko yagiye mu bihugu byo hanze. Uri guseka ko hasohotse indirimbo ya Vestine na Doroka usetse iki? Nose ubu turasekeje. Urasekera nawe nuko nabuze bitwaje manase. Urashaka urashinyikisha. Reka mbabwire none se ko muri kunsetsa ari ikiganiro sibyo? Ubu filime yanyu abantu bayirebesha iki? Bayirebesha amenyo. Ngo turi kumusetsa. Oya mubanze mubwire. Iriya filime yanyu mubanze mubwire. Nanjye kare bari kunsetsa. Hey yuyu. Nawe uteye umujinya uteye agahinda uteye. Ariko ntabwo muvukana. Ntabwo muvukana. Ntabwo mukurikirana. Urukumva ukuntu ngamera mwamena kugeza ngo ibyanyu. Webyo ngibyo ntabwo ari byo. Ariko ibaze ni izina ry'Imana ibaze ngo ibyanwa buri munsi buri munota buri saha. Ahantu hose bari kubwira ibyanwa. Weho ntabwo bifite. Wandaya we y'umuhungu. Undaranye kangahe sinigaba biri kugaragara. Umuntu ugira ubugambo nkawo waburaswa n'iki kuba indaya. Nibura ceceka. Baseri ariko. Ngaho reka twibwira. Reka twibwira abantu none ndabase. Ako urivuga zuri. Ubyo nitari wivuga basaba kubona. Miki turi mu kiganiro cyawe ntabwo ari cyawe. Umuntu ariko yivuze cyakora urivuze uranarondogoye. Nyumvira nose turakora ikiganiro rya ceceka nyine. Ceceka baguha ijambo uvuge. Ariko wamba barukamesha icyubero rimwe mu ba. Bakabona ko ngendanaga n'umuntu muzima. None se ari suki we nakayo ninde mukuru muri. Niwe. Ariko wagira ntabimusa. Nese gutsi kajya niwe muto. Ni ikibo ni urugorye n'ubugorye bagari kwigira. Kumva n'amagambo afite ko ari maremare. Ahantu hose ni mukuru. Rwanda mukuru ahantu hose. Unatuma mvuga iriya nkuru. Nanje nahita nyivuga n'izina ry'Imana tuzivuge. Iyo muzivuge pe. Reka muzivuge mureka kuvuga. Mu myaka ndi mukuru ariko hasi ndi mutoya kumurusha. So ntabwo uri kubireba. Hasi uri muto? Nta kintu kiri. Hasi ngana nka muntu twabonye akavuga ngo nuko yaravuye muri piscine cyangwa ntabwo mwamubonye. Hari umuntu twigeze kubona ahantu njye natwe kumureba live ariko ntabwo ari online bahita batubwira ngo impamvu ngo katari kugaragara ngo avuye muri piscine. Urukumva ubwo ibyo bitandukaniye n'ayo nde urakwiye kujyana kakabaguza kuri piscine wambwa ku buryo wabivuga kujya wifata gakunda nose yaraha baranyoheje n'izina ry'Imana cyangwa nawe ugenda mu nzira wiratuka avuze ariko kariga nose nje nabihakana ntabwo wuzuye naribeho wuzuye we wabyariye se tuzakuraho umugore wo guhakayobe we tukimfasha tuzamukura Niki uziko kuwa gatanu mfite birthday tuzamwomeka ufite birthday uzoga oya bidi birthday nyine niwo munsi wagera kwa gatanu bidi ni bya bindi by'umwijogonyero nibyo kanyabye tuvuga umwijogonyero ufite umwijogonyero kwa gatanu ko tuzijogonyera mu ndirimbe ari kwishimira urupfu rwe mu ndirimbe uri kwishimira ko ugiye kongera umuzi tuzabuje imyaka ingahe bumve tubona ibyo turirimba ndirimbira imyaka si ni ngombwa imyaka karindwi bari tubishyira ntabwo izabihari tubwira imyaka uzabujuje cyakora ibyanze byo niyagahinda ugeze kuki imyaka 20 kibazo none ni kureba ikintu ngezeho kikanyobera oya byose ko kubeshaho naba nkubesha mvuze ngo ngeze kuki bya bintu bajye bavuga urumva ngo ngewe ngo imyaka ugejeje ngo naguro kwitwara gutyo imyaka afite ntabwo abonye ko afite buno bwambo bungana gutyo ahubwo ndashaka kumenya arashaje niba ndi muri kangwe niba ndi muri retour d'âge nshakaho iki ndi muri retour d'âge ndi kudajinga ibyo nasize inyuma urukundo ibyo bintu nabikuriyemo ibyo bintu nabibayemo ibyo bintu nabyicayemo nyiri muto wandika nkabisubiramo ubu ngubu nkamenya ngo nanjye nabigiyemo igihe nzabera mukuru nkabisubiramo na wandeka ibintu byanje wabivamo wabisusohokamo wabihubukamo urakaba ku kabuno noneho sura kureba nubwo wewe nta nicyo umariye mu buzima bwanje urikumva ni nkaho urize ni nkaho udahari ni nkaho nari kukureba nakumarira iki se njye umfashije nta nicyo ngufatiye nibura mu buzima nari ikintu na kimwe ngumare wowe ubundi bajya bavuga ngo wowe na inshuti ngo y'umuntu ngo y'umumaro ngo uramutse ngo ngiye ngo waba wowe ntuzi ugiye kuntarya mu bantu hari ikindi mari njye nawe wababara ubu ugiye twaziye hano ari kwihana kaba ubundi nagenda ndi kuja
akabi nawe ukaje ndahari wakabi umaze ngo nzagusiga njanye iki ntabwo ko wakabi kumwe nuko wagenda mbere yanjye ariko nagenda nkabyina nkanezerwa nkashima uramutse umviriye mu buzima mana we uri inshuti yo kumpombya wewe zibaho wakabi nawe urako kabi. Hello fam, it's Nikki Yoga nk'ibisanzwe nongeye kubashimira abantu badukurikira kuri KJ Hot Podcast. Buri munsi tubagezaho ibyiza buri munsi kandi bijyanye n'igihe. Uyu munsi twabazaniye abakomediye ba Danger, abakomediye bahagaze neza hano mu Rwanda kandi bafite n'ibintu bishya bagiye kutwereka hano hanze. Murakaza neza muri KJ Hot Podcast. Komediye urakaza neza muri ntabwo ariwe ufite ijambo Patro ceceka ufite ijambo ryo kwakira abantu yakira. Turabakiriye muri studio za KJ Hot Podcast. utwakije iki Babaha amazi. Bahakaje. Abazane ji. Nuko bakira abantu bahanga twemereze cyangwa tu Cyaba bazanire kanyanga. abo kanenga yanga Tantinzarire bazane ji. turabakiriye batwakije ikizi baduhaye turabakiriye nuko mwakira bose muri make Kandi nabakiriye. Umukinje hano nabona bakiriye. yesa byibagiye kuyindi yagiye Nabona bakiriye. bakwakiriye Murashaka ko nkoza isoni mu maso. Bakimwe kimwibaha imbere y'ababyeyi. Echa no hajya yitwa KJ Hot Podcast. abakena batinda Urabize ngo agacano kacu nako kagabura. Ego sha sheri wawe kirakuzani ikirahure ngiki Zanafata n'ikindi kiri hehe? yego Kimari muri Rava. bawitonda Uzana amazi sura yazana mu kiyo kubashiriramo. Ko nago bayo. uyu nguyu n'undi muhogo harapfuye Ntabwo imirika. nyinshi ntabwo Zana andi mazi. mbona nabo batwakira uwawe yaje n'iy'abana Bahe bana. nari Abahe bapfa bana? kukwakira buri iyo ugeze mu rugo Oya bahe bana. Hano iyo yajinzigurira abatumirwa. abatumirwa umwana kuvanga iyo ugeze hano muri uru rugo icyo abantu bakwakiza icyo ari cyo cyose uracyakira uri kubyumva ni bwo muco bwo mu Rwanda kuko uri kubona nk'aha ngaha kujya baguhanira sauna tukayifata aba bantu Ibyo bintu ninabibona niba utari gucutinga urambona. yago katingara n'abo bantu baba badafite bose naho bari mu kigero cyo kuba bonyine n'abagore ibintu bihenze ari bana wakiza ngo hari ikintu kirimo ufite sheri wewe ufite sheri oya urahakanye ufite sheri Nawe mfite. Mbo uyu mwana rero yagukunda yagutotesha yagutonesha yakugeza kure yakuzamura icyo afite cyose yakiguha nukuri washaka no kugera aho ushaka kugera uyu mwana yabigufashamo ni umugabo mwiza ni ikitegererezo cy'ejo hazaza ni umunyabigo ni umunyabikorwa ni umuntu utamureba guca yego data cyane. ni muneko data buja yagushimisha rwose uyu mwana nta kintu wamuburana mu buzima bwe ni ukuri pe ukazuba y'inshyushye ndare bamureba Tati kutabazaniye amazi ngo bavage. ukazuba y'inshyushye mbamureba none ubwo usubije ngo iki Uyu ni umwana wanjye. Cajemo. Mfite ukuntu nkuze. imyaka n'imibare byanditse Mfite ukuntu nshaje. ese bya yasheje akamwe Agasheshe. rurimo buri Uruki. Undi reka mbwire ndashaka. Wese wambaye. ngo hazamo rumwe rw'umweru cyangwa rw'ubururu ruza he ariko uyu mwana wumvise ibintu ari kuvuga ngo hazamo rumwe rw'umweru cyangwa rw'ubururu Ngo ruza hese. rurimo Ntago mbizi. Sati mwinaje. Bari kumbona. Shatsuki Turi seri. urambabaje hita we ngo ruza he ngo ruba rurimo rw'umweru ruba rwarakuze kurusha ibindi urukwavu okay none ubu wakwakiriye Naro twapfa. yego Ndashaka kubamenyesha ko abantu bagiye batumira Tsuki na Kayobe. Mugomba kuba mwateguye ibintu byose kuva bagera hano nabakiriye kuva mu gitondo na breakfast bayifatiye hano. wambabura gaceceka bakatwakira neza Wace gutuma abantu bamenya mbabarira ubeseri kano gasenga gakize agahinda karakanye.
mu buzima ni ubwa nta yindi se ngo twaririmba njyewe ubundi njye namwe ntabwo nshaka ko tuzadukora ibiganiro ngo by'iseri njye nabakiriye ariko no si twivuze mwanze kwivuga ndi kubakira najya kuvuga mugahita mubyara reka bivuge Karimunda nuya yiyi Karimunda Tsuki na Karimunda Kanuma ese kumbi Kayebe na Kanuma n'ubundi ni Tsuki na Karimunda Ivo n'ubundi ni Kayebe na Kanuma bamwibanga nta kintu kirimo muri jye ujya ntabwo ari ibintu byanjye byo simbi ubu urakirebye usanga ni ipantaro gusa yo nazamuye oya nta kintu kirimo kuri njye hari ugasa rimwe nayo ndi kuvuga nta kintu kirimo waranjoye nyaziki tubize niba nta kintu kirimo nyaziki okay Tsuki na Karimunda muri inshuti zanjye ariko ikibazo Tsuki Sini yego Tsuki amwandikira Jasini we niko uyu mwana ari oya komeza neza abantu ntari umbeshye Tsuki nakubeshye sati Tsuki namubeshye we ibeshye nicyo kintu nakubwira uyu mwana ariyemera yego uyu mwana ariyemera no ahubwo se tuma bivuga ngo bitamyereka kuri kamera nkazana telefone ngahita mbereka ku wandi Sini musubigira kurya Sini uyu mwana bawumva ufite Tsuki wafashe telefone yawe ariyemera mwana aba diaspora bo kuri KJ podcast bakugurira agafone Tsuki niko mwana yandiye Sini oya ndabizi ariyemera rega ahubwo ntabwo cyansevinze oya waransevinze ariko Tsuki nose nabande bagute stati zawe ubuzima bwawe nani njye mbatanye nawe ubuzima oya ubu tumaze ingurane yego ubuzima bwanjye buhuye n'ubwawe ndakwiyamye fata kuraho ubuzima bwanje nubwo nanjye mfata ubwanjye ari binyine shikira boroza nuko tangiye bakambeshya unanze gutubuzanya abanyarwanda mwabibwiye yamwibwiye singi wamuyoberwa n'umwe so guys biraho amahoro y'Imana rero nshuti bakundwa mwebwe muteze amatwi iyi televiziyo uri gutuma focus imbaho yego mbere na mbere tubanje kubashimira ko muba mwateze amatwi hano kuri n'amazi kuri KJ Hot Podcast turabakunda cyane tubashimiye ko rero muba mwaje kugira ngo mwumve ibiganiro tubagezaho hano kuri iyi televiziyo yacu nimwe tuba twaraziye kugira ngo tubagezeho bino biganiro turabakunda cyane kandi dushimye ubufatanye mutugezaho dukomeje kubasaba inkunga zanyu ari uburyo bw'amafaranga ari uburyo bwa subscribe ari uburyo bw'ubundi buterankunga bwose turabigeze so hano rero nkuko muri kubibona twaje kugira ngo tubaganize uyu Tsuki uriya ni Niki nanjye yanumiye ubu nanjye twese muri filime arakunzwe cyane muramuzi umukobwa wiyemeje agafata uburira akabujamo agasa naho amanitse akaguru mwese mwarabibonye ariko ibyo bintu ntacyo bitwaye niyo mpamvu yaje aha ngaha kugira ngo tukuganize n'icyo twakwakiriye hano muri Mihigo murakoze Karimunda turabishimire turabashimiye Niki ni muntu ki mu buzima busanzwe nduyo uyu ni wenje wakibonye we ko kirimo ni izihe ngaruka Clackit akira uburaya bwanyu uko muri babiri Katsuki yambanyemo ikintu senga dukomeze uri umuntu uri umusitari umaze kuba umusitari kubera filime Mwene Data iriya role wakinnye ni iyihe impact yakugezeho mu buzima bwa kariyeri yawe ya sinema yabyimbishije izina ryanjye wumva urenze ariko n'ubundi ndarenze
oya ntabwo numva ndenze ahubwo ndarenze ntabyumvisha ndetse ni iki ukoresha kugira ngo ubwiza bwawe bukomeze bwiyongere umeze mbubungabunge icyo kibazo ngo tugikoremo cyaba gishingiye ku urari urabivugaho iki kuba ndi gushinja urari muri aka kanya baba gushinjije irari n'amato yatu yazutuye umwana gusaba umwana w'abana iyo beranye by'urugero ntabwo ari wowe wadutumye kutari kutubwira wowe ngenda ndashaka ko munyiganiza ndi kumva ari byiza twese turi ibipupe nanga turi ibitente ku buryo tureba rero ndigende niki umva ubwenge narigende genda izina ry'Imana twayisigara ariko rero ntabibasigamo nakigendera mukabura umukobwa mukabikora muri abo gusa turagushimiye mbere na mbere kuba watugiriye icyizere ndashaka ko mwe mubanza abantu bagomba kumenya filime yanyu bakayireba urumva je namwe ntabwo tugomba kuganira ibintu biri seriye ko nta bantu tugiye guha akazi hano ariko ubundi kambabaza uranyibukije ubu hari abantu barabireba bakabona ni ibintu bitari mu bwenge kandi koko nta n'ubwenge burimo ariko si uri kudushakaho ubwenge turi school turi nyoko turi musaza wa oya ariko hari abantu baguhatira ngo uze uravuga ibintu biri mu bwenge ubwire nde abantu ntabwo bashaka n'ibintu yarabufite yagumanye ubwe ninde nje ndikubazaniye kugira nseri yishe nde hari uwabintumye hari uwabigize ninde ubundi se kubasere sawa ufite uwo uri kwereka ubuseriye bwawe ko nta mwana mfite ngo apfatireho urugero kandi yavuze ngo arisimba inde afite sheri ni izina ry'Imana ishobora byose suka afite sheri ntabwo ari nguriye ese sheri ko wamwanditseho igishinwa dutahe ko wamwanditseho igishinwa ahubwo afite umugore n'abana nabivuga ko nzi icyo bisobanura se ngiye kubisoma mbivuge ariko mama ntuza sha mama ntuza ari ukuri wamutindije ariko kugira ngo amugire ariko ni shuga hariho na shuga hano turi mu kiganiro ariko buretse gato buri inshuti ni Yesu mu buzima ukamvuga akantu k'ubwenge njyewe muri inshuti zanjye ntabwo muri Yesu burasa uri kureba buriya mu buzima oya buretse mu buzima niwizera umuntu uzagira akantu gato yosigazamo kuko inshuti yawe ibyikubwira iri kukubwira ibyo ushaka kumva ariko ntabwo uzi ukuri kuri mu mutima wayo abantu benshi hari igihe tujya tugira ngo abantu dufite ni inshuti zacu ariko ibyo baduhisha n'ibyo badukinga akaba ari byo byinshi kurusha ibyo batubwiye akatubwira ibintu akurikije n'ibyo dushaka kumva ako kanya ariko nyuma y'aho ngaho wa muntu ninde hari abantu rero tujya tugira muri iyi si hari abantu bakora amakosa yo kugira inshuti akayizereramo uri kumva agakora ikosa ryo kuyizereramo akumva ko ubuzima bwe bwose bushingiye kuri ya nshuti ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo nshuti uri kwizereramo ifite ubumuntu bwayo nawe ufite ubumuntu bwawe nta wundi muntu ugomba kukwizera iyizere wowe ubwawe mbere yo kugira ngo abandi bakwizere mbere yuko wiyizereramo undi muntu wowe manza wizereramo ubwawe mbere yo kwizera undi muntu ibi bintu birajyana no kuvuga ngo nuko utegereza abantu baguha courage mu bintu byawe wowe si ngombwa ngo abantu baze bakubwire ngo wowe urashoboye hagarara mu ndorerwamo mu kirahure cyawe wirebe uvuge ngo ngewe kandi nanga se kanaka ndashoboye ndi umuntu udasanzwe ndi umuntu w'igitangaza ndi umuntu ushobora kugira ndi umuntu ushobora kugera kure ndi umuntu ushobora gukora ibintu bidasanzwe ibyo ni byo bifite agaciro kurusha ibyo undi muntu yagira iki yakubwira kuba aka kanya mvumbuye ko wambeshe umuntu uguhamagaye wambwiye ngo iki ibyo bintu y'ubu burimanganye ntawe nigeze menya nayo rero kwizera nkuko bivuze ndakubaza umuntu uguhamagaye wambwiye ngo ese kayo uri umuvantara iburasirazuba hehe iburengerazuba amajyaruguru iburera ariko uba warenze Musanze cyangwa uba utarahagera uba waharenga wowe suki uri uwahe ibitekerezo bye bigiye wibitekerezaho ubitekerezaho bosi nta kibazo urabimubona arabakubona mu ntara nawe Rurindo abantu bahazi Rurindo ni harya sano haruguru ya Nyabugogo Rurindo si ugiye kugera Shyorongi si Shyorongi n'ubundi urenze Shyorongi nta muvana y'uryama abana banjye
nanjye ndi umuvana gusa turaryama njya mbona muryama kuri video call ntabwo turyama ikindi ntabwo tujya ducika intege kuko ntazo tugira nicyo kintu ngiye kubabwira mpamvu mbabaje gutya nta muvana rugira intege mugomba kubimenya nta muvana nta ntege tugira bagomba no kubimenyera muri Kigali ko tutagira intege we zacitse tukivuka ahubwo se warazibonye zo gucika nta muntu oya namwe mujya mubesha abantu nta muntu utazivukana njyewe ahubwo ubuzima umuntu akuriramo oya nawe warazivukanye ahubwo ubuzima ukuriramo nibwo buzikwambura bukakubwira ngo wowe ushaka kugomeza kuntunga se ukagerageza kuzica turi umwana kuko nge urugero ibi bintu nubona turi kubinywa nanga nigera hanga ukabona ndisararanze ngo mbibiryo rye kuko hari igihe kigeze kubaho narye ningera hanga gusaba iyi ji yimenyiwe nyimenye ngeze Kigali ningera hanga niba umuntu yakoze birthday nkurira surprise umuhungure hari abantu baba bavuga ngo biriya bintu ngo nuguhaga ngo nukugira oya ntabwo ndi kubashuka oya nukugira ngo mbumve tuzagutungure tukuririmbe ariko nta kintu tuzanye naribi mundirimbire kuko imyaka mfite kugeza ubu ngubu nta muntu wari warabinkoreye mu gihe rero ugezemo birisere nta muntu wagukorera anniversaire baba njyewe bino bintu byo kuvuga ngo mwemereye keke kuri anniversaire yawe niba ari byo kwa gatanu niba ari byo nibyo afite anniversaire tuzamuhe keke niba nta muntu urakugira uyibe oya nje nagaruka kubabesha ariko nje nta muntu nta muntu urakorera nje nose ko navukuriye mu cyaro oya n'ubu mu gihe wagere muri industry simaze igihe kingana gute sindi maze igihe kingana gitanari namaramo hari umwaka na imyaka 3 nose ibanga imaze igihe kingana gute nose natangiranye nayo ndabizi se wapi muri banga nayigiyemo nyuma ako tsuka amazemo igihe muri industry none se saba ari kwa Miki kandi ari uyubaye nyine tsuki no sisi tsuki nyine no twese dusa naho twaziye muri igo ako tsuki rero ko nge nahoraga nibyo no ntago ari umuriro wacu ni umuriro wa set ikiganiro kirarangiye twakomeje waje kwitwara yewe n'ubundi dukomeze ibyo ko kwimeze wantanze mari kunyina nagutanze kubigeraho nagutanze kujya kuri kamera gukina ntabwo wahananze nabwo ariko ngewe nuko nageze igihe bivamo mu kubigaruka nose tumaze igihe kingana gite muri ibi bintu bya sinema nta gihe cyinshi ariko tumaze nangerega nge none si mwananze ariko nge mazamo amezi ane nyine mu kuvuga ngo ndavutse muri sinema kuvuga ngo ngiye kwitara maze amezi ane uko nyine mbere nari mpari ariko biriya se wabyita nuzi oye nariko rero nibyo tubara aho twabonye teri yo kugaragara kuko hari ibyo twakoraga mbere umuntu ntamenye ibyaje ntamenye nguri he umaze mu mwaka ukurikije uko wabara nge rero abanyarwanda bamenye bose ni maze neza ako tsigurabona uzabyuhira imbere ya Kayobe ntabwo wabyuhira imbere ya Kayobe ariko ni n'akanyanda ka tsuki urakoze mana yanje mana turi gukora iyo filime yitwa Amaraso Ashyushye ariko niba hari abantu ba mbere bantesha umutwe muri filime uyu mugabo ariko gushaka ibiryo arakererwa agera kuri sete ngo inzara iranyishe turataha ngo duce mu marange uyu mugabo uko umureba ni mana we ni ikibazo gikomeye mvuga nabi birangiye bivuge ndagukunda nicyo cyangwa ko bakizina giza uko kunsege imbere yaba ndabizi ko uri umustar ubu batangira kunyanga ariko icyo nakubwira ngo noneho ba njyewe uzi ikintu mbashaka nabimenye ndashaka ko mwubaka abakunzi apana abafana kuko umufana ni nkuko umuntu abafana France urumva yavamo agasigara afana Espanye umufana ni nka Kiramani afana buriya nuze afana buriya Kiramani ni umufana ntabwo ari umukunzi ya indi yafana byanyabyo se yaririmo Portugal kuva rero Portugal yagiye ashaka gufata abari burwana na Messi abari ndwana agafana Messi ndabijajuye byose nagavana icyo nakubwira cyo sibyo okay ntushyiremo ijambo ko nkunda ntamurikire okay tsikira umwana mwiza ndakwemera sibyo ndakwemera igihe kizagera nanjye mwemere naribi wenda ntabwo uranyemera umubwira icyo nakubwira rero kora uri umuhanga
genda reka nza nkubwire mbere utari waza muri filime ntabwo twari tuziranye ariko waziye muri filime mwene data niyo nakumenye uri umuhanga ariko ikintu kirushijeho abantu babimenye uri umwana mwiza mwese mujye mukunda mutarambona abantu benshi bagenda bankundira kuri bakabituma set agenda gukunze cyane igihe dusanga mu ibanga niba wowe ku gasharo yabahambaye agasharo ziko narize mani yaraje agisanzura nyine wa muntu uza ntago ari wa muntu uza ngo ngabiyemereho ngo mbyimbe nageze kuki urukumva ari kwihaciye urukumva so rero uri umwana mwiza kandi uzakomereza aho thank you so much hari igihe abantu bandakaza sha kandi nta ntege mfite zo gucika ariko ntabwo mbuze umujinya wo kugira nicyo bita umuntu reka ajya kurakaza nabi wowe ugomba gukora ibya kandi abantu bagukunde kuri ibi biganiro byawe bakomereza bagushigira nibyo pe kuri pe nicyo twakwiye nuko tudafite abantu bo kuguterura ngo tubazane tubagushira ariko basi turababwiye bagukunde ni ukuri njye nanjye ndashaka ko ubundi nkuko munkundisha abantu njye supporting umuntu wese njyewe umuntu wese kuri njye dupfa ko nta kintu twapfetira inshuti sheri ntibazakubeshye ariko abahungu hari abantu bafata bakanyanga out of nowhere noneho bino bintu byanyu naje bino bintu byanyu reka genda ndaza nkahita nkubwiza ukuri niba nkurakariye njyewe mva ikintu ntandukaniyeho n'abantu bashobora kumbwira ngo Tsiki yavuze ngo Niki yakoze ibi njye ngo nagenda kubaza seti wabibwiye cyangwa kabi wabibwiye ndaza mbwira ati kwe cyo wavuze ko wankoze ibi none tukabitunganira tabirangirira nanjye mbika inzika naho njya ndakara igihe kirenze iminota 5 ntabwo nabona aho mbitse umujinya nawe ukoresha iki ariko nyine nabonye muri ibi bintu byacu ego ku muntu arakwikorera pe kagenda kwikorera ku mutwe what the fuck is that rero courage namwe mugacika intege cyane ko narizo mufite zo gucika courage mwana wakoze mwana njye ndashaka ko tuzadora twikorera ibi biganiro bitari seriye nta nkunda ibintu biri seriye mu buzima busanzwe muri seriye ariko ntabwo hano kubera iki ushaka kuba seriye imbere y'abanyarwanda hano ntabwo twaza uzibeshye kubona uri seriye izambo ubu twakwicara tutari seriye ku buryo twakwicara imbere yawe tutari seriye ngandebe njye ntabwo ndi seriye ubwo niba muri seriye mwenyine ntabwo mbirimo ibyo ni so bishyiremo tugomba kuba ujya muri umva hano nyine muri seriye mu gushaka amafaranga muri seriye imbere y'abagore banyu muri seriye mu gushaka amafaranga imbere y'abana banyu imbere y'abanyarwanda ntabwo muri seriye imbere y'abana ingo murabaseriye mu bicyari abana bacu ni abazungu oya abametisi reka umwana wanje ni umunyarwanda uramumakanyije nanjye ni umunyarwanda indajane bamucyaragitse yari imigambi y'abantu iriya ndirimbo ni nshyashya ya Vestina na Doroka iriya yitwa gutyo n'ibindi yego shatse umwandimbi yakiretse kuvuga kamera gusa ubona waririmba naririmba yese ndabizi ushaka indirimbo cyawaba umuhote hari akaririmbo nabonye ko mu gitabo uzi ntawe oya ukavuga ngo kirate ushaka akaririmbo ko mu gitabo mana yanjye we ihangane ushaka akaririmbo ko urayizi w'Imana yacu okay ndayibutse ibaze ko ibiganiro twagize nta n'ikintu cyo kubabaza nifite tunganira Imana abari ko tubaririmbira oya nawe turaririmba nawe urayizi yego nanjye kigali nkirimo ariko turirimbira abantu ndetse tukagenda mu kigali nk'uko tunganira Imana ubudasiba wayiganye na nyambuko na nyambara oya uyu ahubwo ni ukunda kuyiririmba twayiririmba ubwo waririmbira ko n'ubundi abakobwa b'imbaga bari kurabigerageje bivuga ndabakizwa n'iki ndabakizwa n'iki aho dad munabare di my god tu yare my god tu yen tu yen ingumi ya gatatu kabiraje my god izina ry'Imana wawe uri mubi wagitera nta n'umugabo wakugura niwe twabimenyera subwo ririmbira umuzimura
Reba mvumutse mwita kavu. Hano ngaho ujye bakamenyereye mu. KJ Hot Podcast ni ubwa mbere ukoze ikiganiro nkagikorana n'abantu nkagikora nseka nkakirabuza nseka ikiganiro kiradushimishije kandi ndashaka ko mukomeza musapotinga Karimunda Films Karimunda Films mukareba filime nshyashya amaraso ashyushye urumva niyo amaraso wenda y'abadolescents okay ni filime irimo ibintu bijyanye n'urubyiruko yego ni filime ariko irimo ibice byose icya mbere irimo urukundo rw'abakristo ukuntu umukobwa ashobora kuba asenga ariko umuhungu adasenga ibibazo umuntu nzahura nabyo umukobwa ahura nabyo akundana n'umuntu udasenga birimo ikindi harimo abakobwa nyine b'indaya muri kubyumva tuzareba yego tuzareba uko bimeze uko bigenda n'uko bigize uri kugenda ukagenda uri buretse ikindi harimo abantu babiri Zakayo nano umva nimubareba kubisurubeti byabo rimwe by'abana nibwo ninge Nowa umuremure n'ubwo muri abo umuremure ni Nowa Zakayo niwe nge Nowa none se wowe Nowa kandi ari wowe muremure ni Zakayo nje ndi Nowa nyine turi kujya kubatabona ko batamenye ko ari Zakayo tuyakane izina ryawe Nowa tuyakane izina ryawe ariko man nukuri mbabare utazongera kudutumira ku bintu ahubwo mumbabarire niba ari abantu batari seriye n'uyu muhungu bagiye aba Yesu bishimira ayiwe izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinya ribamara imibabaro rikabatinya ayonga umutima ukomeretse niryo riwukiza ayonga ushonje rirawuhaza iruhurushe simbatera kanini muno aleluya yego abana bakunda gukina n'utunyoni abana bakunda gukina n'utunyoni yemeza utunyoni ayiwe karitse ku nkombe z'ikiyaga gatera amagi kamagi abantu turi seri hamwe nge na seti twenyine umunsi umwe akanyoni gakenera kukwarurira umwana utubonye urigurukira tugenda tuvuga tuti bayi ingona kuku tuti bayi ingona Imana yanjye bagize ingona bayi ingona tuti nahuye mubaye uranika afite imyaka ingahe muzamo reba ibintu uri kuririmba ungana umva Imana yanjye mu buzima sinzi ikiganiro cy'uyu munsi kiraryoheye umva Tsuki Kayobe Karimunda Films niwe Kayobe nuko gusa nyine tumwita Kayobe kubera ibanga na Tsuki wacu ngo Tsuki ngo niwe uyu munsi wari uri seriye ubutango niwe ngo uzaza ngo yayisize seriye ntabwo yayigendanye uyu munsi ariko nje na Karimunda twanze kuyigendana koko twanze kugendana ubuseriye wazanye gwaseriye we ari seriye guys umva mumbwire niba mwabakunze tuzaga umva tugomba kujya tubaha bang kandi mugende murebe filime yabo muyikunde mubakundisha abantu turaza gukora ego nanamwemereye keke ntabwo nshobora gutuma ndangiza ntayivuzeho guys nakagaruka rero kuri KJ Hot Podcast ciao